ugasanga ni umunota umwe ni iminota ibiri wa mudamu atangiye kwitegurira kwishima atangiye kujya muri mood yo kuba yageza ku ndundura ibyishimo bye umugabo akaba yarangije bikunda no kuba ikibazo cyane no ku rubyiruko hari igihe uba ufite n'umushuti akagutegura mukishimana ukaza gusanga wirangirijeho ntago abantu bananirwa gutera akabariro araba barikinishije gusa hoya habaho no kwangirika kw'imisemburo bitewe n'impamvu nyinshi. Urakoze cyane nitwa Fanny umutoni wa se nkuko bivuze ndi umujyanama w'ingo mu buzima busanzwe nkorera radio Flash FM na Flash TV nk'abandi na muganga nkuko wabivuze kuko burya iyo umuntu abasha kuba yaganira akaganiriza abashakanye agafasha abashakanye ikene ko burya mu buzima bw'abashakanye habamo n'uburwayi habamo no gufasha mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma wenda Fanny indwara ukunze kwibandaho cyangwa se inama ukunze kugira abantu bakugana ziba zibanda kuki? Huko nari mbikubwiye nkora ikiganiro cy'umuryango kuri Radio Flash FM nkora ikiganiro cyitwa Zirara Zubakwa cyo kiganiro gitambuka kuri Flash buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu nyine mbambara n'ubuzima bw'urugo kuva kuwa mbere kuwa kabiri n'ubuzima bw'urugo kuwa gatatu ninjira mu buzima bw'urubyiruko abasore n'inkumi mu kubagira inama mu kubafasha kubahereza impamba uko burya ni benshi mu rubyiruko baba batazi cyangwa se badafite icyerekezo bagendera mu Kigali kugenda ubakebura bagarura mu nzira ikwiriye abashakanye nabo ubereka inzira bakwiriye kuba bacamo nubwo abatari ukwigisha cyangwa se kubayobora ariko burya ugenda ubafasha byose no gufashanya. Birumvikana ariko uyu munsi wenda ntago tugiye kugaruka ku nama ugira abashakanye ahubwo noneho tugiye kwibanda ku batubwiye ko uri na muganga by'umwihariko wenda ushobora kuba uri umuganga w'indwara wenda z'imyororokere. Uyu munsi rero hari ibyo twateguye tugiye kuganiraho nawe tugiye kuganira ku ndwara baza kutubwira niba ari indwara cyangwa se yaba ari ingeso yo kwikinisha. Ubundi Fanny iyi ndwara cyangwa se iyi ngeso kuri wowe uyisobanura gute? Nyifata muri kadire ebyiri ishobora kuba indwara ishobora no kuba ingeso ariko ahanini ngewe mvuga yuko ari ingeso kubera ko ni ikintu ubasha kujyamo utagishaka kukivamo bikakugora ni ingeso ubasha kwandura ukayijyamo bigezo ukayijyamo umva ko nta kitwaye ukayijyamo umva ko igihe uzashakira cyose uzayisohokeramo ariko kandi ahiza guhindukira indwara bikageraho bihurira no kuba yitwa indwara nyine nuko igihe kigera ikagusigira ingaruka zimwe muri izo ngaruka nyine nizo zigendanye n'uburwayi urumva ntago ibikiri ingeso gusa ahubwo iba yabaye indwara ni ingeso ibasha kuba yabyara indwara runaka. Umuntu ashobora gutibaza ati se iyo ngeso iza gute ifata abandi? Urakoze cyane ingeso yo kwikinisha ubundi nta muntu itinya yaba umugabo wubatse yaba umugore wubatse yaba umusore yaba inkumi nta muntu n'umwe itinya cyane yuko burya abantu benshi babitangira bakiri mu buzima bw'urubyiruko abasore biga mu masecondaire bakunda gura niyo case cyane akaba ari ku ishuri agatangira akabijyamo abyandujwe na mugenzi we akabona mugenzi we arabikoze naho gasanga yabigiyemo yatangiye kugenda yani ni ikibazo kigenda cyangiza ubwonko kwa uko ugenda ubikora kenshi ubwonko bugenda buhangirikira ikibazo kigenda kivuka yaba ari umukobwa nawe ugasanga wo murarana ku buriri habe muri dortoir cyangwa se ahantu runaka mufite kuba muhuriye ukaza kwisanga mugenzi wabikora iyo abikora uko agenda nawe bikwinjizamo buhoro akubwira ibyiza akubwira ati bikurinda kuba wasama bikurinda kuba warwara indwara zitandukanye akagenda kwica mu mutwe ukazisanga nawe amaze kugeza muri ubwo buzima hagati y'abagabo n'abagore bikunda kuba ikibazo gikomeye kuko nk'umugabo uyigira cyangwa se yigeze kuyigira akamara kujya kubaka urugo agasanga umunezero yari yiteze kuri mugenzi we si wafite agasanga ibyiza yakeka ko mugenzi we yaba afite
ntabyo afite, usanga asuye muri bwa buzima bwo kwikinisha. Nzi kese nyinshi z'abagabo n'uyu munsi bubatse babye 2 3, ariko n'uyu munsi akabambwira ati n'uyu munsi biraza nkumva ndikinishije. Iyo mbwiye umudamu wanjye ati turwubake neza mu buriri bigende neza, umudamu akitinza ahanini biza kumviramo kuba myumvise ubwonko bumaze kunyobora kuba nakikinisha. Memu n'umudamu ni ikibazo kitareba ku muntu runaka, ahubwo kireba buri muntu wari we wese. Ariko se wenda fani umuntu ashobora gute yibaza ati se ubundi impamvu nyamukuru ishobora gutuma umuntu ahita afata icyemezo, wari ubivuzeho wari bugaritse, ariko wenda wabidusobanurira neza nk'impamvu nyamukuru ishobora gutuma umuntu afata icyemezo cyo kuba yatangira kwikinisha, byaba ari nk'izihe izo mpamvu? Nakubwira yuko reka duhere ku basore n'inkumi. Ahanini impamvu umusore abasha ko yafata icyemezo cyo kwikinisha ahanini bituruka kuri deception. Umukobwa bakundanaga akaba yamwanze, yamuhemukiye, yamusize, akavuga ati abakobwa bose ni bamwe, ntago nzongera gukunda, ntago nzongera kugira umukobwa tugirana imishyikirano bitewe n'urukundo nakunze runaka, akaba nsize, akaba mpumukiye, kugeza uyu munsi nta mukobwa nyikeneye kuntesha igihe, bose ni bamwe. Agafata abakobwa bose akabashyira mu gatebo kamwe. Igihe kikagera ubwonko bukamwohereza muri bya byishimo bigeze kujya banyuranamo. Wenda akagira nk'ahantu bakundaga kujya nakibuka ibi byiza bahagiraniye, ukaza gusanga bwa bwonko buributse. Ahanini ngiye murashimangira mvuga yuko kwikinisha ni igikorwa kiyoborwamo n'ubwonko. Iyo umaze kubijyamo biroroha, kubivamo ntabwo byoroshye, kubera yuko habe ku bakobwa nabo hari igihe abasha gukundana n'umuhungu agatinya kuba yasama. Abenshi babikora batinya gusama, batinya indwara zitandukanye zateye, akavuga ati reka mbikore kugira ngo bindinde kuba nanjye ubwanye mbasha kuba nabyara umwana namaze guteganyiriza, natwara ndidateguwe, cyangwa se narwara izo ndwara zitandukanye, cyane ko kwizerana kwarabuze mu rubyiruko. Avuga ati ufite gusanga uyu muhungu ari okunesha umwanya bitewe no twigize gukundana. Burya umukobwa yagira deception, umuhungu yayigira. Hagati y'abashakanye byo bituruka mu kuba umugabo hari igihe agira ubushobozi buke ubwo kubahiriza ziriya nshingano z'amabanga y'abashakanye, ntabashe kuba yanezeza umugore uko bikwiriye. Wenda umugore bashakanye akaba yarigezeho kuba yakora raporo sexuelle n'umuntu ubishoboye, ubasha kuba yamutegura akamunezeza neza. Byagenda bitinda rero abona umudamu adahinduka, umugabo akumva kumbuye guca muri za nzira yacagamo, aho abasha kumusiga mu buriri, akajya muri douche, akajya kwikinisha. Umudamu nawe hari igihe bibaho, kuko umugabo nyine nawe hari igihe umugabo bimunanira. Hari impamvu nyinshi zibitera kuba yaba umugabo yaba umugore bose bakikinisha. Umudamu nawe hari igihe aba yaraciye muri ubwo buzima akiri inkumi, akajya gushaka, yamara gushaka agasanga umugabo we ntabwo ari kumuha umunezero nk'uwo yajyaga abona kera yikinishije, bikaza kumuviramo nawe kwikinisha. Ariko se wenda turetse watubwiye ko ubundi impamvu nyamukuru wenda ishobora kubitera ari ugushaka uwo munezero utabonye kuri mugenzi wawe, cyangwa se wenda izindi mpamvu za deception. Ariko umuntu ashobora guhita yibaza ati ubundi iyo umuntu abikoze hari akandi kamaro bishobora kuba byamugirira mu mubiri we cyangwa se mu buzima bwe, cyangwa ni ukubikora kubera gushaka ibyo byishimo gusa n'izo mpamvu zitandukanye? Niko bimeze, nta yindi nyungu, nta wundi musaruro wakuramo, kuko ntabwo wakikinisha ngo ubyare, ntabwo wakikinisha ngo ubone amafaranga, ahubwo burya wikinisha kugira ngo ubone ibyishimo, wishimisha, ushimisha umubiri wawe, kandi nawe ubwawe wumve yuko igikorwa ukoze kigushimishije. Akamaro kabyo benshi babivuga yuko ari ukugira ngo averse cyangwa se arangize, yikinisha kugira ngo nyine abashe kuba yarangiza bimworohere. Gusa ariho n'abakobwa bamwe na bamwe bihaye ibintu byo kwibaza yuko hari icyo byabamarira mu mubiri. Hariho abafite imyumvire mibi bakubwira yuko ngo kugira ngo atagira inda nini, atabyibuha mu nda cyane, bimusaba kwikinisha. Hari amakuru abatariyo benshi mu rubyiruko bagenda bibwira, ariko ugasanga na makuru apfuye. Ayo makuru apfuye rero abantu benshi bashobora kumva ashobora kuba afite ingaruka zitandukanye, cyangwa se wenda reka tuvuge ko kwikinisha bishobora kuba bifite ingaruka zitandukanye. Zaba ari izihe? Ntabwo ari bishobora, ahubwo kwikinisha bigira ingaruka zitandukanye. Zimwe muri izo ngaruka reka tubanze turebe ku buzima n'ubundi bw'urubyiruko. N'ubundi umuntu ajya kubaka urugo arabanza akaba urubyiruko.
iyo uri umusore cyangwa se uri inkumi ukaba waraciye muri izo nzira zo kwikinisha, hari igihe kigeraho ugatangira kujya mu ngaruka zikomeye, harimo kuzo kuba hari abasore benshi nkunda kubonana nabo bakambwira ati ngewe iyo ngiye kwihagarika hari igihe inkari zikurikirwa n'amasohoro, hakaba n'igihe usanga kandi hari n'igihe hari ujya kwihagarika hakaza amaraso. Ni ikibazo gikomeye. Hakabaho n'igihe kigera rero umukobwa cyangwa se umukobwa wikinishije akaba yagira ikibazo cyo kuba yashaka urugo ariko ntabyare, kimwe nuko n'umusore yashaka urugo ariko nawe ntabone urubyaro. Iyo ni impamvu ya kabiri. Umukobwa wikinishije nawe hari igihe abasha kujya gukora ubukwe akabona umugabo nta kibazo akagira urugo rwiza, ariko wa mugabo ntabashe kuba yamunezeza uko bikwiriye. Impamvu atamunezeza ni iyihe? Nuko aba yarigize gukora iyo masturbation igihe kirekire cyangwa se kigufiya. Ntago masturbation bigiye imyaka n'igihe wabikoreye. Upfa kuba warabikoze. Ni uburozi, ni nka droge ubuhaye ubwonko bwawe, uko ni igikorwa ukora ushuka ubwonko bwawe ubeshya yuko hari muri kwishimana cyangwa se hari ibindi bintu runaka ugiye gukora. Yamara gushaka wa mugabo yajya kumusanga agasanga arumagaye, yamavangingo abadamu bagira ugasanga umudamu ntayafite, umudamu nta bushake agira muri gahunda y'amabanga y'abashakanye. Kubera iki? Yamaze ubwe kwiyangiza ya myanya y'imyororokere y'abadamu. Abasore nabo hari igihe yikinisha ugasanga ageze igihe cyo gushaka, ariko yamara kugira mu buzima bw'urugo ugasanga kubaka gutera akabariro biramunaniye, agize ikibazo cyo kurangiza vuba, ejaculation precoce. Ugasanga bimuviriyemo kuba mugenzi we yavuga ati buriya abafite ahandi yavuye, abafite ukundi yabigenje, nta nkunda, nta rukundo afitiye, ese ni gute wabana n'umuntu ntabashe ko yaguha atakugeza ku munezero, ku ndunduro y'umunezero wawe. Bikagera kubashakanye bikazamo n'amakimbirane, kuko niba uri umugore umaze kubyara kabiri gatatu umugabo wawe akaba nta munezero kubonaho, nta bushake ugira, iteka ryose mujya gutera akabariro byamaze kuba intambara, mwashwanye bisa nkaho ufatwa ku ngufu. Byose bituruka kuba warangije ubwonko. Ugasanga ni umunota umwe, ni iminota ibiri, wa mudamu atangiye kwitegurira kwishima, atangiye kujya muri mood yo kuba yageza ku ndundura ibyishimo bye, umugabo akaba yarangije. Bikunda no kuba ikibazo cyane no ku rubyiruko. Hari igihe uba ufite n'umushuti akagutegura mukishimana ukaza gusanga wirangirijeho. Hakaba n'igihe kandi n'umuhungu nawe atangira kujya kureba, yabona umukobwa aciyeho yambaye neza agasanga yirangirijeho mu myenda. Izo ni kese nkunda guhura nazo kenshi. N'abagabo n'abagore rero hari igihe usanga biviriyemo umugabo kuba atatera inda, atabyara, ugasanga umugabo nawe agize ikibazo. Ingaruka zo ni nyinshi, kuko buryo ubwonko bwangiritse burya buri rugingo rwose rubigiramo ingaruka. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ko kwikinisha nta cyiza kirimo. Ingaruka umaze kutubwira zo ni nyinshi, ariko wenda umuntu ashobora guhita yibaza ko hari uburyo bwo kwirinda kubo bitarageraho. Hari uburyo wenda ushobora kutubwiramo kutubwira uburyo nyine butandukanye umuntu ashobora kwirinda, kuko watubwiye ko bifata abantu bose bitarebye ku myaka uko umuntu ameze, bishobora gufata abantu bose, ariko byibura ushobora kutubwira n'abadukurikiye muri rusange uko umuntu ashobora kwirinda kugira ngo iyi ngeso itaza kumugeraho. Uko ugomba kwirinda bwa mbere, ukeneye kwirinda ubitangira ukiri umusore cyangwa se ukiri inkumi. Ikintu cya mbere ni ukwirinda aya mafilime y'urukozasoni, izi pornography. Ahanini ugasanga izi pornography zibigiramo uruhare rukomeye cyane, kuko hari igihe umuhungu areba porno akaza kwisanga akeneye gukora imibonano mpuzabitsina kandi ntawe kubikorana nayo, nta muntu wo gukorana na raporo sexuelle nawe afite. Yaba umukobwa nawe ugasanga nawe bimugizeho ingaruka, ugasanga narebye za filime atekereje gukora sex kandi ntafite wari buze guhuza bya bitsina. Ni ukwirinda kureba izo filime. Ikindi cya kabiri ni ukwirinda kwihugiraho, ujye mu cyumba bukingirane, ugira ibintu byinshi biguhuza. Wakumva bije ukagerageza uko usohoka ukajya mu bandi. Ahanini nkunda kubategekana mu gihe ubonye bitangiye kuzamuka, gerageza gukora siporo, gerageza gusohoka, bwa bwonko butangiye kukuyobora gukora cya gikorwa, uyobye nawe ujye gukora siporo, wiruke, ugira ibintu biguhuza, ujye mu rusengero se uko ntago byakora gukora kwikinisha uri mu bantu benshi, ugerageze kujya abandi bari, ariko kandi wirinde kwihugiraho. Ikindi cya gatatu, social media.
aho usanga hariho ibintu bitandukanye bigenda birangaza urubyiruko, bugatuma rero byanze ni byiza kureba ukareba ibikwiriye, ukareba ibyagufasha hagati y'abashakanye nabyo, nk'icyatuma ubasha kuba wakirinda. Ntago byakoroheye kuba wowe ubwawe waba wubatse urugo utaguha umunezero ngo nurangiza uvuge ko urugo ruzaramba, hoya biragorana. Niba ubona nta munezero ugira mu rugo rwawe, niba ubona nta byishimo nk'umugore wawe, niba ubona nta byishimo nk'umugabo wawe, mbere ya byose rero birimo birakomoka kuki? Ese birava ku bikomere? Ese birava kuba mwarashakanye mudakundana? Ese birava kuki? Mbere ya byose yabo washakanye n'undi azi ko izo nzira yaziciyemo, biragora kubona uko bihagarika udawe no kuganiriza wasubize bwa bwonko ku murongo. Ariko utarigeze ubikoraho na rimwe, ugerageze uko ushoboye kwirinda aho wajya mu nshuti zitandukanye zabasha kuba zagushora muri izo nzira zo kuba wakikinisha. Ahanini kwirinda biruta kwivuza. Urakoze. Abo ngabo utubwiye cyangwa se ugira inama zo kuba wakwirinda n'abatarabikora, ariko noneho hari n'ababikoze bafite icyo kibazo. Ese hari uburyo bwo kuba bavurwa? Ese gukira byo birashoboka? Gukira birashoboka no kwivuza birashoboka. Natangiye nkubwira ko kwikinisha ari igikorwa gikorwa n'ubwonko. Ubwonko nibwo iyo bwamaze kwangirika nibwo buhereza orientation umubiri wose, ugasanga utangiye kuyobora, niwo muyobozi. Ubwo rero iyo umuntu yamaze kwikinisha, abasabwa mbere ya byose si ukunywa imiti, si ukujya muri farumasi ngo ugure imiti, yewe si ukujya gufata imitano agiye atandukanye. Mbere ya byose hura n'umuntu bishoboye, abanza gutega amatwi, akuganirize, mbere ya byose akubwira ingaruka cyangwa se akubwira icyo kibi cyaba kirimo, cyangwa namara kumenya ngo wabikoze ryari, wabyinjiyemo ute. Iyo umaze kumenya uko winjiye mu kintu no kugisohokamo biba byoroshye. Kuvurwa biravurwa bigakira. Abantu benshi dukunda guhura, dukunda kuganira, abo nkunda gufasha kenshi, ngenda mbona raporo, mbona amakuru, barampamagara abubatse akambwira ati narabuze urubyaro ariko ubu ngubu mfite umwana, akambwira ati byari byaranze gutera akabariro iwanjye ariko ubundi normal, akambwira ati numvaga ntiyumvamo umugabo wanjye, nankoragamo nkumva yankoraho nkumva nta kintu numva, ariko ubu ngubu ndi ku murongo, ndi umugore muzima uri stable. Kubera iki? Ntago navuje imiti gusa, ahubwo nafashije ubwonko bwe kongera kuba bwajya ku murongo. Ntago rero mfata inkora operation y'ubwonko, ariko niko kamaro ko kuganiriza umuntu. Uganirije umuntu ukamenya icyabimuteye no kumenya ikizabimukuramo biba byoroshye cyane. Urakoze cyane. Ariko noneho wenda tunasoza tugera no ku musozo, hari nk'inama ushobora kugira haba uwabikoze haba utarabikora ndetse n'abantu badukurikiye muri rusange, nk'inama ushobora kubagira nk'umudokiteri ubizobereyemo ndetse ukunze no kugira inama abantu batandukanye? Inama nabagirayo utarabikora, nyamuneka bigendere kure kuko nta kiza kibamo. Cyane yuko niyo umaze kubikora wumva wigaye, ugira ipfunwe, wumva wakikubita, urababara cyane, wicwa n'uvuga uti ibintu nkoze ni ibiki, kuko ni ibintu bisuzuguritse. Iyo ukiri kubikora wumva ari umunyenga, ariko iyo umaze kubisoza ugatekereza ibintu uvuyemo, wumva umubabaro ukwisha. Muri kwa kubabara nibwo wangirika ubwonko rero. Ubwonko ugatangira kubaza wakoraga ibiki, ubundi si ibintu ukoze umusaruro wabivuyemo n'uhuye, ugasa nkaho ukangutse umeze nk'umuntu uvuye mu nzozi. Inama nagira utarabikora namubwira ngo nabigendere kure, nta kiza kirimo. Uwabikoze nawe nagerageze kubonana n'umuganga ubishoboye, amuganirize, amugire inama, amubwire ikibi kirimo, anamufashe kuba yakangura. Kuko ahanini iyo umuntu yikinisha hari imisemburo myinshi isinzira. Muri ya misemburo igenda yangirika rero nigenda imufasha kuba yakora imibonano akishima. Ya misemburo niyo imufasha kuba yakishima mu gikorwa, nimufasha kuba yagenda kuri ibintu bigiye bitandukanye. Ntabwo rero azamufasha gusa muri ubwo buryo kumuganiriza, ahubwo azanamuhereza imiti yo kugira ngo asane ibyangijwe mu gihe yagiraga gute yikinishaga. Uwabikoze nafati ya mbere yivuze, ariko nutarabikora nawe abigendere kure. Fanny, reka tugushimire cyane, ariko wenda twigana no ku musozo, watubwiye ko uri umudokiteri ukora counseling, wenda nk'umuntu ashaka ko wamucounselinga yagusanga hehe? Mfite biro ku Gisozi iruhande gato rw'akagari ka Musezero,
ku Gisozi uzamuka mu Gakinjiro ka Gisozi n'ahantu hari akagari ka Musezero abantu benshi barahazi cyangwa se akaba yanamamagara nkamuyobora akeneye kuba yangana cyangwa akeneye kuba yakenera ubufasha bwanjye kuba namuganiriza kuba namubwira uko yakivuza kuba namubwira inzira yacamo kugira ngo yigobotore muri ibyo bibazo si ibibazo byo kuba yarikinishije gusa hari n'ibibazo byo mu ngo hari n'uburwayi bubasha kuba bwagaragara hagati y'abashakanye bukaba bwasenya ingo hari indwara nyinshi zikunda kuboneka hagati y'umugabo n'umugore zikaba zamutera kuba atabasha kubahiriza za nshingano z'amabanga y'abashakanye nsubiye inyuma gatoya ntago abantu bananirwa gutera akabariro ari ababa barikinishije gusa hoya habaho no kwangirika kw'imisemburo bitewe n'impamvu nyinshi ubwo rero icyo akora ansanga aho nkorera ku ivuriro hano ku Gisozi iruhande rw'akagari ka Musezero cyangwa se akanamamagara nkamuyobora kuri 07 8 47 27 883 07 8 47 2 Fanny reka tugushimire cyane kubw'umwanya waduhaye kandi twizeye ko wenda n'ubutaha uzatwakira murakoze cyane